Amahoro y'Imana bane namwe bakunzi b'Ingenzi TV mu butabera intara y'Amajyepfo akarere ka Nyanza umurenge wa Mukingo akagari ka Cyerezo Ngabonziza Reveriye warenganyijwe na Murindabigwi Mathias aratabaza. Abakera baciye umugani ugira uti wambuwe n'uwazi ntatingata. Umuryango wa nyakwigendera Sebunyenzi Theoneste nawo wagize uti kuva isambu yacu twinyagwa na Murindabigwi Mathias twari twarashyingiranye tuzakomeza gutabaza, wenda Imana y'u Rwanda yazagezaho itwumva ikoresheje mwene muntu akaturenganura nkuko na Murindabigwi Mathias utunyaga akoresha mwene muntu. Ubu Ngabonziza Reveriye mwene nyakwigendera Sebunyenzi Theoneste niwe uburana umutungo wa se ukomeje kwigabizwa n'umunyemari ni Murindabigwi Mathias. Ngabonziza uburana na Murindabigwi Mathias urubanza ruva ku isambu iherereye mu mudugudu wa Bweramana akagari ka Cyerezo umurenge wa Mukingo akarere ka Nyanza intara y'Amajyepfo y'u Rwanda. Iyi sambu yatangiye kuburanwa mu 1977 ubwo twakoraga ikiganiro na Ngabonziza Reveriye yagize ati tw'umuryango wajya kugendera Sebunyenzi Theoneste twararenganye turenganwa na Murindabigwi Mathias kandi mukuru we bavaga indimwe ari we Mbanguza Uziya yari yarashatse Mukamarara Gaudiyoza wavaga indimwe na Sebunyenzi Theoneste akaba Masengi. Urwangano ruvuza ubuhuha mu miryango yashakanye bahanye abageni. Intandaro yo kugira ngo Murindabigwi Mathias abone iyi sambu yavuye ku rugomo rwabaye hagati ya Munyengabe Auguste warwanye na Rukundo Aphrodis na se wa Rukundo ari we Senguge Vena afatanyije na Murindabigwi Mathias akaba mwene nyina wabo na Rukundo Aphrodis. Iyi mirwano yabaye tariki 17 Mutarama 1973. Icyo gihe itsinda ryatanze ikirego mu rukiko rwa Nyamabuye birangira Munyengabe Auguste ahamwe n'ibyaha by'urugomo akatirwa burundu. Amakuru twakuye mu bantu batandukanye bariho icyo gihe mu cyahoze ari komine Murama ngo abacungagereza baje gutorokisha Munyengabe Auguste ahungira mu gihugu cya Uganda. Ubwo Rukundo yigabizaga isambu y'umuryango wa Sebunyenzi Theoneste yari umwe mu bacuruzi bakomeye kandi akaba yari umurwanashyaka wo mu ishyaka rya MDR Parmehutu ukomeye. Iyi ni Ingenzi TV. Uko bigaragara muri kopi y'urubanza isambu y'umuryango wa Sebunyenzi Theoneste ikimara kujya mu maboko ya Rukundo yahise ayigabira mwene nyina wabo Murindabigwi Mathias. Uko bucya bukira Ngabonziza Reveriye ahura n'ihohoterwa rikabije kuko agenda afungwa cyane iyo imanza zegereje igihe kiburanwa. Kongeraho kuba isambu y'umuryango wa nyakwigendera Sebunyenzi Theoneste ibyazwa umusaruro na Murindabigwi Mathias. Amakuru ava mu kagari ka Cyerezo nuko Rukundo Aphrodis nyirabayazana w'inyagwa ry'isambu ya nyakwigendera Sebunyenzi Theoneste yaba yaragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Amakuru duhabwa n'abahekuwe na Rukundo Aphrodis ngo mu mbaraga za Murindabigwi Mathias yamufashije mu nzira zose bituma afungurwa akora imirimo simbura gifungo aza gupfa nyuma. Murindabigwi Mathias twagiranye ikiganiro Ingenzi twagira ngo tubabaze mu kunkuru zibavugwaho ku kibazo cy'isambu ya nyakwigendera Sebunyenzi Theoneste waba warabuhuje. Murindabigwi Mathias agira ati ntabwo iyo sambu nayibuhuje kuko nayigabanye kera tuburana kuva mu 1973 mbatsinda kugeza n'ubu. Ingenzi irongera iti ko Ngabonziza Reveriye mwene nyakwigendera Sebunyenzi Theoneste yadutangarije ko wayimunyaze wifashishije uwo mugirana isano witwa Rukundo Aphrodis wari mu ishyaka MDR Parmehutu. Murindabigwi Mathias agira ati azakwereka imanza twaburanye nagiye mutsinda yirangaza itangazamakuru. Ubwo twakoraga iyi nkuru Ngabonziza Reveriye yadutangarije ko Murindabigwi Mathias yashize abantu mu ishyamba bagatema kandi bikiri mu rubanza. Ngabonziza ati nararenganye nabuze kirengera. Nibaza ukuntu Murindabigwi Mathias afata isambu ya data Sebunyenzi Theoneste akaba ayimaranye imyaka 50. Mbere ya jenoside yakorewe abatutsi nabwo nuko byari byifashe. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ho noneho yigabiza amashyamba akayatema. Tukiburana isubirishwamo ry'ingingo nshya ikibazo kikaba kimaze gufata indi ntera kuko abakozi Murindabigwi Mathias yohirije gutema ishyamba bakoreye urugomo Ngabonziza Reveriye. Uwo bireba ninde ngo akemura iki kibazo, uwo bitareba ninde ngo akemura iki kibazo cyabaye umuzi hagati ya Murindabigwi Mathias n'umuryango wa nyakwigendera Sebunyenzi Theoneste ukaba utabaza. Iyi iracyari Ingenzi TV.